muraho mumeze neza abantu bo kuri RD1 twagarutse nanone nizere ko mumeze neza cyane muraho murakomeye na amahoro nkumbuye abakecuru nk'abo bajya basuhuzanya gutyo ngamashyo hari abantu ubungubu batazi ukuntu basubiza iyo umuntu akubajije ngamashyo cyane cyane abantu b'abakecuru bakunda gusuhuzanya gutyo. Nitwa Diane Naomi ninjye tubana umunsi ku wundi. Ibiganiro byacu ni ku wa mbere no ku wa kane saa 12 za nimugoroba bitewe naho uherereye aho waba uri hose rwose ikiganiro wakireba kikakuryohera ukagisharinga abandi. Nkwibutsa gukora subscribe, like niba ikiganiro wagikunze na comment rwose bitewe n'ibyo twaganiriyeho ugatera comment nawe ukatubwira uko ubyumva kubera ko twemera ko twumva ibintu mu buryo butandukanye. Hari uko mba mbyumva wowe turi kumwe, hari uko babyumva, ariko hari nawe kuri iki kiganiro nawe hari uko ubyumva. Niyo mpamvu hariho hasi comment ushobora gushyiramo nawe uko ubyumva kugira ngo dukomeze twese gutera imbere twubaka kandi umuryango nyarwanda. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganira n'umukobwa mwiza yambaye neza ku kantu k'akajone. Hari ukuntu aba azi kubijyanisha nyine nk'umuntu w'umusirimu w'i Kigali. Yitwa Fiette. Fiette, uraho neza? Muraho neza. Ni amahoro? Ni amahoro, turashima Imana. Uraho urakoma? Izo ndamukanyo urazizi cyangwa uri uw'i Kigali uri umujene uzihaye? Oya, ndakoma bakaragira. Ubona umukino numva uri kundenga hora. Hari ukuntu natangiye mvuga ngo nkumbuye abakecuru bazi gusuhuzanya ngamashyo, akaguhobera akagufata ukumva harimo urukundo rwinshi, apana kugukora imbagara nyine ngagukore nkaho wajya ngo ufite nk'amahwa uri ku mujombo. Akaguhobera akakumva ujya ubona imisayi akakureba akongera kureba amaso akakwitegereza akongera akaguhobera nyine ukabona harimo urukundo rwinshi rwose. Abakecuru mba bakumbuye umuntu ukunda kwikorana ni Mama Nick. Mama Nick none akwita mwana wanjye kibondo kibaju kumva nyine nawe kubaye kibebe we cyahe. Mama Nick ndabusuje cyane rwose umubyeyi Mama wanjye. Nick ubundi abantu bose bari bibondo bari kibondo mbese abantu bose nyine ababona mu ishusho nziza imbere agira urugwiro. Noneho kandi Mama Nick hari ukuntu mwaba muziranye mutaziranye ibyo ntibiba bimureba, agusuhuza nkaho musanzwe muri inshuti, ubaye kibondo ubaye mwana wanjye nibyo. Hanyuma rero Fiette tugiye kuganira uyu munsi, turi kumwe nawe tugiye kuganira. Uri umukinnyi wa filime mbese uri cyamara ko n'abantu barakora ko wambaye nk'umusitari. Ntago wambaye nyine nk'abantu bajabiriye baho ngaho uri abasitari babagira ufite ukuntu bameze. Fiette ni umukinnyi wa filime ariko kandi turabana iwacu kwishyiga niho twigira. N'umuntu wese ushaka gukina filime, hari abantu bose bajya bandika ngo se ngo umuntu ushaka gukina filime ngo yabigenza gute, ngo se ngo yajya he, ugasanga bari kwandikira abasitari batandukanye ngo none se ngo ko nshaka gukina filime byagenda bitananyura mu zenzera. Noneho Fiette arahari rwose, njye sindivuge byinshi, nanjye ndahawe iwacu kwishyiga, ariko no tunasuza abantu bose iwacu kwishyiga Mama Nick n'abandi bose members b'iwacu kwishyiga ubweneza. Hanyuma abwira abantu umuntu yaba ashaka kwiga filime. Rero ku kintu kijyanye no kwiga gukina filime, urumva abantu tuba tugiye dufite impano zitandukanye. Hari abajya bambwira ngo ese ubu ngo njyewe nandikiye umusitari n'uyu ngaranyihorera ngarya sinkoreye ngo ntiyasoma message yanjye mana yanjye. Wowe muntu ufite icyo kibazo rwose ukaba ushaka gutyaza impano yawe, wawe usanzwe ubizi uzi gukina filime, kugira ngo utyaze impano yawe izamuke igere kure twese tuyimenye. Hari ibyo wifite ariko bitazwi, nagushishikariza kugana iwacu kwishyiga. Ni Nyamirambo kuri 40 ku kagari ka Rwampara. Hose umva uzazamura impano yawe ikugeze kure, itunga bawe abuzukuru umva izakugeza ahantu heza cyane.
ni ukuri rwose ndabingiza umuntu ufite icyo kibazo bajya banyandikira ngo njyewe se ngumva ngo nabuze gusa nabigenza gutya ngo nawe nkunda gukina filime ukabona ko umuntu afite umuhate ariko yabuze inzira yacamo. Rwampara ku kagari ka Rwampara batoza gukina filime ni buri wa gatandatu saa 7:30 rwose tuba turi gukina filime kandi murabibona ko natwe turi kugenda tuzamuka kubera ko turi gutyaza impano yacu. Impano urayityaza cyane, ntabwo impano bavuga ngo ngewe ngo nzi iki n'iki ariko ubwiye utagityajeje irazima. Hanyuma rero numva Fiette abayoboye rwose nubwo utagira umuntu uhamagara ku kagari ka Rwampara ku wa gatandatu saa 7:30 ukabura hari bakwakira rwose. Mama Nika bahibereye n'abandi bigisha baba bahari rwose. Ntago uzarebe n'abastari bose abenshi banyuze kwa Mama Nika. Abantu benshi bano tuzi b'abastari b'ibyamamare abenshi nka 90% nzi ko bazamukiye barahanyuze. Rero umuntu wese rwose ushaka kwiga filime aho kugira ngo ubyerwe wandikira abantu bakurye sini cyangwa abandi bakurye n'amafaranga. Hari abatanga amafaranga ngo yambwiye ko ari uyu n'uyu nganza amafaranga. Amafaranga uyaha umuntu utazi kubera wakigereye ahantu ukavuga uti nko kwa Mama Nike ugerayo ukamenya ngo bakora gute wabikunda mugakomezanya kandi nta muntu ugera ku isiga ngo areke kubikunda. Ntabwo wabura kubikunda keretse iyo udafite impano yo gukina filime. Ubwo rero rwose inshuti zanjye ntibakabarya amafaranga n'igiceri cyawe cy'ijana ukibona byakugoye rero nta mafaranga yo kurya yapfusha ubusa. Hanyuma rero mwabyumvishe ndumva nta muntu uzongera kubaza ngo byagenda gute twaca mu zihe nzira. Hanyuma rero Fiette tujye kuganira ku kintu. Hari ukuntu umuntu aba nimba navuga ngo nyine afite nk'akantu wenda atavuga nk'urugero nk'uko kuvuga abantu nk'ijwi ryawe umuntu ukumvishe atakureba ufunze amaso gutyo ukumva Fiette aravuze ushobora kugira ngo ni nk'akana k'imyaka nk'itanu nk'itandatu nyine abantu bagira bene ako kantu wenda tuvuge nk'ijwi rimeze ukuntu cya kintu gituma abantu benshi bakwibazaho ikintu nyine kiguteye nk'ipfunwe kiguteye ipfunwe cya kintu bumva ngo wenda nshoboye kugihindura nahindura iki kintu none ugasanga no muri sosiyete ubayemo ahantu hose ukandagiye wenda wavuga abantu bose bakakwibazaho bagahindukira bakareba uwo muntu avuze gute. Ugasanga wenda nko mu ishuri aho wiga hari n'abandi bari kwifata ukundi kuntu baravuga nyine barabisanisha nk'aho atari ijwi ryawe ahubwo ari wowe uri kubikora bitewe n'icyo ushaka kandi nta nacyo. Wowe ijwi ryawe abantu benshi bakunda kuritindaho kuko njyewe nahereye kera nanabyumva. Fiette yavuga Fiette akavuga nose nyine ukabona hari ukuntu biteye akajagararo mu bantu. Ibyo bintu byatangiye ryari byagenze gute? Shangiye rero ipfunwe ry'ijwi ryanjye uretse ko ubu icyari ipfunwe ry'ijwi ryanjye umva ijwi ryanjye mba ndi proud yaryo ubu ngubu nyine ntabwo bikinera ipfunwe. Njye kera ubundi nkimara kumenya ubwenge kumenya kuvuga kwiga nabaga ndi nko mu ishuri urugero umwarimu abajije ikibazo wenda ngiye nko gusubiza nasubiza abana nimba nicaye nko hagati na hagati abari ku ruhande bose bakakureba bagahindutse ko bahindukiye bagasubiramo ijwi ryanjye bamwe ngo mvuga nkwigira abandi ngo nibyo nikoresha abandi ngo kwitetesha nyine buri umwe yabaga afite buri muntu akavuga ibye buri wese akabyumva ukwe abakuru wenda bakambwira kandi ubwo ntitunaziranye ntibazi ubuzima bwanjye n'iki ngumva ngo wowe ngo mama wawe ngo nigeze kwitaho ngo icyo ni ikibazo wavukanye bakazanamo na mama wawe kandi nanjye bikantera ikibazo nkumva ndababaye nk'abise mama
ko nzi ko atanyanga. Ubwo hari igihe byatumaga unatekereza gushyira ikibazo kuri mama wawe, wenda wumva hari ikintu atakoze yagombaga kuba yarakoze. Rimwe na rimwe nkigunga nkavuga nti mama yanbyaye se atankunda. Nese kubera icyo kibazo cyabayeho nabikurikirana. Bakambwira nyine ngo aho mu muhogo ngo hashobora kuba harimo ikibazo ngo ntibagukurikiranye neza bakwiteho. Nabyumva gutyo nanjye nkataka mama. Hase mama ni ikihe kibazo nagize niko abantu bose baba bambwira birijwi ngo hari ikibazo ngo nyine ntabwo mwanyitayeho. Ubwo wigaga nko mu wa kangahe? Nari ngeze mu wa 3. Primaire? Ako primaire bukiri umwana uvuga nk'abana n'ubundi. Mbabarira nyine urumva abandi bana babaga bandushijwe. Nyine urumva mu wa 3 ubu kiri mutoya. Ariko hari nk'akana usanga gafite imyaka 5 ari kugera 6 kumva afite base kuko kumva nyine aravuga cyane. Noneho ngiye wasangaga n'umwana muruta ariko nyine andushijwe. Rero nanjye bikanira ipfunwe nk'uko bakansereza. Nagera mu rugo nkabaza mama akambwira ati mwana wanjye nakubyaye nkukunze nubwo wenda twagiye duca mu bihe bitoroshye ariko rwose nta kibazo kigeze kibaho. Bavukiye amezi 9 nk'abandi bana, kwa muganga batwitaho n'ubundi turataha, nta ndwara yigeze igaragara. Ahubwo wowe ntukagire ikibazo, Imana ire mu gutandukanya. Rero bagahita amereza nk'urugero ati se wenda runaka ntiwumva ko avuga nk'abagabo. Ndetse ubona hari ikibazo afite, ari nk'umugore cyangwa se ari umukobwa ariko kumva afite base. Nanjye rero nyine mu myaka mikeya byabanjije kuntonda umva ni ikibazo. Haba abantu barimo nko kuganira nkagira ipfunwe ryo kuba nasubiza, ugatinya kuvuga ibintu bari kuganiraho nkumva mbizi cyangwa se nkumva nayo natangaye kumva hari icyo wabivugaho, ariko nkavuga nimvuga waranseka dushyira wanseke nyine nguritetesha ngo mwibyo nareba se ndirye ubundi yego mfite umubyeyi wanjye mama wanjye nkunda cyane ariko se ubundi umuntu yirya ufite akiri n'umwana kandi nkiri umwana ibyo byo kwirya nta nubwo ubuzima utari wabimenya byose rero bikancanga. Ubwo watangiye kumva ko nawe ubwaho handi wicara kuvuga atari kuva mugani wanze ijwi ryanjye nanjye riteye ikibazo, watangiye nko kubimenya kwa kundi bisobanukirwa, ariko niba ukiri umwana niba utabisobanukirwa neza, ariko watangiye kubisobanukirwa wiga nko mu kangahe ryari ufite imyaka ingahe? Ahantu natangiye kubisobanukirwa nyine naho mu wa 3 cyane cyane niho abantu bankomerekerezaga bambwira ngo uyu mwana ngo afite ikibazo, ngo ababyeyi be ntibamwiseho nyine ngo bamukurikirane, none byaramwokamye. Hari ukuntu bajyaga bavuga kera umuntu akubwira ikintu agasa nkaho guteranyije n'umubyeyi ukareba uwo muntu bivuze ni mukuru, ntabwo ari akana kagenzi kawe ngo uvuge nyine ni wo mu rugero rwawe. Ibi navuze si byo, ugasanga nanjye ngiye imbere y'umubyeyi ndakaye mbibye ngize ute mushinze ibintu bidahari. Mbundi mu wa 3 naho ngeze mu wa 4 dore ngo umuriro uraka ngaho kumbatiza kasauti abana bamwe kumva ngo ni kasauti nyine kasa nimba ngari kajwi se kajwi mu giswahili ndumva ari mu giswahili nyine bakavuga utandukanye banserereza, ariko uko nagiye nkura nagiye ngenda mbyakira. Ubundi hari ukuntu iyo uri umwana uba wumva umuntu mukuru, ikintu cyose umuntu mukuru avuze uba wumva ari cyo. Wumva ari cyo. Ntabwo uzi ko hari abantu bakuru bavuga ibintu bitari byo nyine badashobotse. Iyo uri muto nyine umuntu mukuru kuri wowe akavuga nk'ikintu uhita ucyemera, wumva ko ari byo. Kumva ko ari byo kase umuntu mukuru yabeshya. Kandi hari n'abantu babeshya ari bakuru cyangwa zabo bantu mana we use abantu bahoraga bamvugiraho gutya. Sinakuze niyaze ngwingira kubera ijwi negora ndetse n'andi mahirwe umuntu wese ashobora kubona warayabonye. Wenda sindayabona ariko nayabona. Ntabwo wayabuzwa neza. Ntabwo nayabuzwa ngo nuko mvuga gake.
kandi ikindi nta n'umuntu mbwira ngo ananirwe kunywa. noneho nk'icyiza cy'ijwi ryawe ahubwo njye ikintu naribyazamo umusaruro. urabona nka teyatere ushobora nko gukina uri umwana nko muri teyatere kubera ko teyatere ntabwo uba ugaragara, ugakina uri umwana kandi pe abantu bakagira nko kuri umwana ushobora kubibyaza umusaruro. kandi naje gusanga ikintu cyose ufite ku mubiri wawe kitari sawa, Imana yaguhaye umugisha ukibyaza umusaruro. Hari igihe ari cyo kikugeza ahantu heza, aricyo kigukiza. Kimwe bavugaga ngo uyu ngo afite umutwe umeze uku, yameze gutya, ugasanga ahubwo n'ibyo bintu bigutumbagije ukazamuka. Wenda reka dufate urugero nko kuri Kagarara. Ubu ntabaye icyamamare. Yego, ahubwo se bari niwafungurije imwe. Cyangwa tengetenge, uriya mwana yarutse mu Rwanda. Yamaze kuza. Yaraje. Yirutse kubibona ko bavuga ko ari hafi kuza. Yaraje. Ariko nyine usanga kuriya kuntu bombi bameze nibyo bituma ari abasitari. Cyane. Rero nawe ushaka kubona ahantu wenda nko kuri nko mu makinamico ukawikiniye rwose uri umwana. Ndanabikunda cyane, niba harimo ikintu cyatumye nyine ninjira muri sinema nyarwanda n'ijwi ryanjye ryabimfashijemo, kuko nubwo ntaragira amahirwe yo kuba nakina tiyatire cyangwa se ikinamico, ariko ndabizi ko ngize ayo mahirwe wabikora neza yo kubona umuntu unsapotinga nanjye nkakina tiyatire. Ndabizi ko ijwi ryanjye nyine ryangirira umumaro, kuko nyine ntabwo bareba ngo umuntu angana, ese uwo muntu uri kuvuga angana ate, cyo rangiye nakisanisha na nuza z'abana kandi bigakora. Noneho hari nk'ukuntu ubundi iyo ukiri muto ibintu byinshi bikwafegita. Icyo umuntu akubwiye ukacyegereza umutima cyane, niba umuntu akubwiye ngo ndakwanga, yeba wumva isi yose ikurimbukiyeho, cyangwa se umuntu akubwira ati wenda uravuga gutyo uravuga nabi, ukagira nyine complex, sibyo? Ariko se wowe noneho byaje gushira nirya noneho wicaye ukavuga uti reba ibintu abantu bambwira bambeshya, ninde wakurebye icyizere? Se ni mama wawe ndakubwira ati bibaho, Imana irema kuntu bitandukanye, ushaka kuvuga umukobwa ukavuga nk'abana, cyangwa se ukavuga nk'abagabo, cyangwa se ukavuga nk'iki. Byagenze gute kugira ngo ibyo ntibigushiremo wumve ko c'est normal, ni ibisanzwe nyine bibaho mu buzima, wumva urabyakiriye ku buryo n'ubwo umuntu yakubwira ngo Fiette uravuga nk'akana, ubitambuka ukumva ntacyo bikubwiye, numva ahubwo ko bari kugusetsa cyase nkanaguseka. Nkimara kugera iwacu ku Ishyiga ndakomeza mpabaratire kuko mfite ibyiza byabo byinshi. Iwacu ku Ishyiga ni umubyeyi, iwacu ku Ishyiga ni famiye. Njyewe n'ubundi nubwo nyine icyo kibazo cy'ijwi cyabaye ikibazo cyane cyane ndi umwana, ariko n'ubundi nagiye mbikurana, nkakura nyine numva nashaka kuba proud yo kuvuga cyane ngo nganire n'abandi. Ariko aho nagereye iwacu ku Ishyiga, mananze iwacu ku Ishyiga bagira urukundo, rwose barakwakira, noneho ni ahantu uba wumva nyine wisanzuye, bumva uri mu rugo, ukumva urabohotse. Noneho nagira umubyeyi mama Nike, noneho iyo ari kumbwira ati kibondo wanjye, ikintu cy'igikecuru njyana ikibondo, nyuma nyine ni ibintu byiza cyane. Rero iwacu ku Ishyiga niho numvishe ko nanjye ndi umwana nk'abandi, mvuga neza, ndisanzura, mpahurira na bagenzi banjye batandukanye. Ubu ngubu kuva namenye iwacu ku Ishyiga, ijwi ryanjye ntirikenera ikibazo, ahubwo nsigaye numva ari impano Imana yampaye pe. Hari abantu tuba dufite impano tutazizi, ariko ubu ngubu namaze kumenya ko ijwi ryanjye ni impano Imana yampaye, ahubwo ndayishimiye cyane. Urashimiye ko yakwihereye impano y'akajwi keza pe. Ibyo bamwe babonagamo nk'uburwayi, ibindi bakabibona gutandukanye, njye maze kubona ko ari impano Imana yampaye. Ikindi n'abantu bakunda ijwi ryanjye, bararikunda, bawumva nyine umwe utarikunze aba ari nka ishyari. Noneho njyewe ijwi ryawe hari ukuntu ndyumvamo ya innocence nyinshi, ukumva ni umuntu nyine uri innocente w'umunyakuri, kandi ko noneho bigahura na personalite zawe, character zawe zihuye n'ijwi ryawe. Nyine uri umuntu uri innocente pe, uri akana keza, nyine ntabyaho nuko wivugira rwose ugahita mva bibaye mawe. Rero mu ijwi ryawe Imana ari guhaye nk'impano, ariko kandi ihita inabihuza n'imyitwarire yawe, noneho
biba amahwi ijwi ryanjye ni impano mva mujye mukunda impano zanyu Imana yabageneye mukaye muvuga ngo iki ngiki Imana yampaye ngo ni inenge ngo singikunze ahubwo bijye bikubera impamvu zo kuba wagikunda kurenzaho. Ariko kandi tubwire n'abantu mukunda kumwaza umuntu ubonye ikintu kitari cyiza reka nawe gushyiramo umunyu n'urusenda ngo umuntu mumwaje utume nawe agira complexe z'ikintu runaka. Bituma abantu biheba. Hari abantu nk'umuntu utabasha gukontorora amarangamutima ye ushobora nko kumubwira nk'uko nanjye batangiye kubimbwira ndi muto ushobora kumubwira ugasanga nyine akuze n'abakuze yiyanze avuga ati abantu iyo babonye meze uku nguku abo bameze gutya ugasanga akuze yiyanga yumva ko ari ikintu kibi kuri we. Wenda dushima Imana ko wowe wabitambutse ariko kandi hari undi muntu ushobora kuba atarabitambuka ari muri icyo kintu nyine abantu bamuvuga hari inenge runaka afite bamubonaho birirwa bamusebya birirwa bamumwaza hahandi atinya no kujya mu bandi bantu kugira ngo nyine abantu badakomeza kumuseka. Buriya kuba ugenda mu nzira abantu bose bagahindukira bakakureba hari ukuntu bitera nyine ipfunwe bitera akantu k'agakomplexe ukumva wanahera mu nzu ntugire n'ahantu ugiye ukumva ntiwajya ahantu muri rusange. Ntimugakomeretsanye ntabwo ari byiza. Imana irema uko ishaka Imana yakuremye gutyo si wowe babihisemo n'undi ntabwo ahitamo uko aremwa kandi twese turemye mu ishusho y'Imana. Se kuki wumva ko mugenzi wawe uri guserereza nawe aremye mu ishusho y'Imana? Twese rero nyine icyo ubonye cyose iturize ureke gukomeretsa umuntu cyane ko nawe urimo gusekana wenda we Imana yaremye nk'uko ubishaka nawe nta ruhare wabigizemo waravutse usanga umeze neza gutya rero ntabwo byaguha uburenganzira bwo guseka abandi bafite ikibazo runaka ko nta muntu wirema kuko ugiye kwirema wakirema neza ukirema uko ushaka kandi buriya ntashanga ntabwo izabuze inenge njyewe bavuga ntabwo izabuze inenge na nyirawo ukigira amabi ushobora no gusanga udafite iyo ngiyo igaragare gutya inyuma ariko ufite ikindi kintu kibi abandi bantu nawe bakwangira kuko nawe uko uri hari abandi bameze neza kukurenzaho. Ubwo rero mva ntimugakomeretsanye rwose. Ndumva rero ibyo twaganiriye uwumva yumvishe baravuga ngo habwirwa benshi hakumva benshi ako kuzi Ikinyarwanda nubwo ntiyize ubuvanganzo ariko tumwe na tumwe ntabwo umeze nk'uwabwize bimwe na bimwe ngiye mbizi nyine. Reka rero tubashimire abantu mwabanye natwe abantu mwakurikiye ikiganiro mwabonye Fiette ni umukinnyi wa filime mu muhakazi. Nimba ukeneye umuntu umeze nka Fiette nimba ufite théâtre ukaba ufite role wumva wamuha rwose Fiette arahari iyo ariyo yose rwose ndi tayari yaba ari filime yaba ari théâtre byose ari tayari n'ikinamico byose urahari rero umuntu wagushaka rwose bagushake baguha akazi pe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza kandi umuntu wize kwishyiga ntabwo ashaka kugusebya icyo cyo rwose ntibizezeho umuntu wize komanike ntabwo ashaka kugusebya wenda ngo umushyire umuhesene ubona atangiye kukuzanira utari sawa wapi ababikora neza rwose kinyamwuga nk'umuntu nyine wabyize ntabwo ari gukora nk'umuntu utarize. Umuntu wize ikintu runaka aba atandukanye no kuvuga ngo runaka afite impano hari igihe ubona ifite utabizi ariko nyine iyo wize uba ubizi neza 100% uko impano yawe ihagaze kandi wowe hamaze n'iminsi umaze noneho kumetiriza uhamaze iminsi pe se birampamaze igihe kirekire ntabwo ari kirekire ahubwo nyine hariya waje nyuma yanjye cyaraje waje nyuma yanjye kiye waje nyuma yanjye umwana na mama Nike nari ngiye kuvuga ngo ndi bucura kandi barumuna banjye ntabwo uri bucura baracyaza turimo guhamagara abandi ngo nabo baze bamwe ni muze barumuna banjye basigira bucura ni karibu ntabwo nyine kugira ubumenyi bwinshi ari ukwiga igihe kirekire biterwa n'uburyo cyangwa wowe bakurikiranyemo ikintu ushaka ugashyiraho umwete. Reka rero tubashimire mwakoze kudukurikira ni ukuri muri abantu b'agaciro cyane abantu mwese mwakoze subscribe turabashimiye n'abatarayikora kandi namwe iki nicyo gihe ntarirarenga wakora subscribe
kandi ugakora no kukazogera kugira ngo ibiganiro byose dushyiraho mujye mubibonera ku gihe. Rero ikiganiro naho ubutaha, bye bye.